kuba inama yateranye nibwo ukisi igikobwa ahubwo nyine ibyo birumvikanisha ubukene. Ese yago ufite umusheri mukundana? Aho turi yago nago ducika akundisha mwigize ibiki ngo muzajya muduhata imbazo za misi yose mutaduha n'agahenge. Ufite umusheri abantu bose nkeneye izina rye gusa nta kintu. Niba unanasambana ubivuge bisanzwe nyine byo kujya gusambana wenda ukaba wasambanganya nakugasambanya umugore wa mikorojeni ejo ugasambanya nk'umugore wenda wa Rocky ejo ugasambanya umugore wa Maji ari n'inshuti yawe. Icyo kiganiro cyihorera mbabarira umbwiza ukuri ufite umukobwa mukundana cyangwa uri indaya idakabije ariko indaya isanzwe? ariko wiseka ibyo byose birabikuye ko ndi indaya. Oya nyine oya nta iyo ufite umuntu mukundana wowe se ko tukubwira abakopine n'abakope bacu. Ese ubundi uramufite? Abantu bose bankurikira ku mbuga nkoranyambaga ni we editing. Ntabwo nakwediting. Ure editing ndashyiraho comment ni izina ry'Imana. Sinjye njya muri comment uramuko ukuyemo ibi bintu ugiye kuvuga nawe bimfashemo. Nago yakora ikoze. Abantu bose bajya bankurikirana ku mbuga nkoranyambaga bambaza icyo kibazo mbere bakimbazaga wowe wijya kure bawitonze ariko ndagira ngo musobanurire neza Brian Nyugwe. Aba nagiye kumutaka urumva ameze nk'uri mbese ari kumutakagiza ngaho tubwire urumva izina rye nge niryo nkeneye gusa bakambaza icyo kibazo urumva bakambaza yago ufite umukunzi yago ufite umukunzi mbere babimbazaga ntawe mfite ariko ubu ngubu ndamufite. Murabana ntimubana? Ntabwo tubana. Yitwa nde? Ntago yabivuga. Njyewe ntago bayitonze. Nagabikwa gute se? Kuba inshuti y'umuntu nibikundwa. Wakwitonze ukabanza ukanya. Buriya reka nkwereke. Niba se mutuye muri quartier zimwe? Abahehe basi. Nago ntuza. Umva meze nk'umuraba. Sintuza. Aba muri ihe quartier. Basi ibyo izina rye turireke kuko izina rye njyewe ufite umugore witwa Liliane. Ndarikubwira nawe niba mudatuye no muri quartier zimwe kandi mujye mubwiza ukuri abanyarwanda pe. Niba mutarinda ngo mujye gusambanya abana b'abandi bo muri quartier mutuyemo ukaba ufite umusheri wawe akaba mutaba mu nzimwe ukaba mutaba muri quartier imwe yago uzarongorana nande? Uri kumva kari mwebwe mutera bada abanyeshuri gusubira ku ishuri bikaba ikibazo mukabihakana bikabidindira mukabihakana. Urukumva rimwe na rimwe mukabasapotinga mubaha amafaranga yo gukuramo ayo mada yago. Ubu muri ino minsi uzasambana nande niba umugore wawe warabigize umwuga? Ariko se yago abahehe njyewe ntago nongera kuvuga ijambo na rimwe yagatambwiye ahantu uwo muntu aba. Dore na mikoro ya Yago TV mbaye nyishyize hasi nambwira hano uwo muntu aba bayitonze. Wumva ngiye kumukora yigumane ngiye kumukubwira aha naba wimumbwira nta zina rye nshaka twabihinda bashaka kumenya ahantu atuye kugira ngo yiyumve umva niba atari ariko se reka nkubaza ari kukubwira ahantu aba nakubwiye izina icyaba kirimo kimaniki izina siryo uje ushaka kuvuga akabyiniriro ke uvuga location. Erega twe twabajije kubera ko hari igihe mutera amada abana bo muri quartier zo urabona bahagaritse abanyeshuri muri segonderi. Urabona mu minsi ishize ubwana bwari bwarashyuheswe urumva butwara amada kujya ku ishuri ubushize narabivuze ngo abanyeshuri bose bafite inda barahakana hize mbarwa. Ubu ngubu ngene natanze n'igitekerezo ngiha leta mvugiye aha ko wenda muri buri kigo bashyiramo akantu k'akamaternity n'umudokteri uzajya ubabyariza ariko abana bakiga kuko urabona bari gukura kandi turi kujya muri lockdown nyinshi. Noneho rero urabona muri quartier buba bwaraje bwarigize utuntu noneho namwe mugafatira wenda ntago ari we mvuze muri rusange namwe abantu butagira ngo ni wowe urukumva mukaburongora koko mukaburongora akakintu itimirongorano yumva yimva mahanga abana bakagenda bagatwara amadivumbiri gatumuka. Vuga rero umukunzi wawe quartier atuyemo niba nawe tumenye ko nawe uruko ubyemere hano ko nta mwana w'abandi uzatera inda mujye muvugisha ukuri. Urukumva uwo musheri wawe ubwo yeranje niba azatega ambiranse akavuga ko arwaye kamuzana niwe mukishyura 200,000 numvishe ngo nikata zisigaye ziriwe mumbabarire niko numvishe si umunwa munini.
umusheri watuye mu kahe gace umusheri wanjye mbere yuko mubabwira yego ndabanza ngira icyo mwibariza wowe wavuze ngo nyine wamvuzeho kandi ntago ari bibi ariko se bitewe n'ukuntu mba ni gwa ku ngingo bitewe n'ukuntu mba ni uranabona umwanya wo gusambana nk'uko gwa ku navuze mwebwe umwanya wo gusambana wariyumvamo wowe nkawe bitewe n'akazi ushobora kutawubona ariko uri umuntu ese utashaka gutekereza ariko abantu bakavuga ngo ntago bakunda gusambana we wenda Brian wamba bari ukanyumva ibyo twamubwiye ntago byumvikana none si ibintu bindi ujyamo nibiki tubwira atuye hehe gusa nimba ari Nyagatare dukomeze ikiganiro ubikatamo no njyamo nanjye najyamo nkakubwira abahe none se oya ngiye kwimusubiza Brian enja mikoro oya ariko buretse Brian mbere yuko wenda amaze avuga ngo mbite subiza ngatuye aha kambanze urashaka ko nkubwira amazina ye cyangwa ubwire aho atuye mubwire n'amazina ye ndeke kukubwira amazina ye yego atuye Kabeza kandi nanjye mba Kabeza ahagana he oya atuye Kabeza kandi nanjye mba Kabeza yago sindaya fata mikoro yago birahindutse yago avuye mu rutonde rw'abantu batazatuma abana b'abandi badasubira ku ishuri yego afite uwo yahobagije ku giti cye ibyo ni ibimureba bahobagiranye guhobagira barabivuze ngo urukundo ni iki ngo ni ihobagira ngo rikorwa n'abantu babiri umwe agahobagira undi agahobagirana ubwo yago afite uwo yahobagije ntibazigere bakubeshyera afite uwo yihebeye akunda Kabeza rero Kabeza buretse nkubwire Brian njyewe nizi byumba ahantu hitwa Ibungwe hari ahantu hitwa mu Kabeza sibyo Kabeza yo mu mujyi wa Kigali byo tubwira wowe ibintu wabyisheka nakubaje ngo nkubwire amazina ye kugira ngo yose ariko byangombwa bibigire naho yavugisha ukuri cyokoza ahantu hari umusheri wa yago ahantu hari umusheri wa yago nukuri mwumva umuntu agiye kuvuga ukaba warukekaga ngo ubwo umenye kuri indaya ya yago umenye ko uri indaya ye atagukunda wahupaye uri kumva uba ushaka no kwiba yago uri kumva ikofi ye meet you ejo wenda ndi kumwe n'umujama wanjye umukobwa aramwandikira ngo umuriro ngo urashize mwabakenemwe ngo umuriro ngo urabashiranye iwabo ngo namugurire wasenyisa paka no gusaba n'uwa 5 wapi wasenyisa yago muvuge nimba uri proud niba uri proud nimba atakuvuze ntari proud yawe tubyemeranye ikibazo ntabwo kunega amatwi ngo unyumve okay ngaho ceceka unega amatwi mukubwira kambakize reka mbanze nkize ikire kamera nako mikro yawe hasi okay microphone sibyo ra ngaho tubwire rero reka nkore documentaire umuhungu witwa Yago for real the vibrator the connector amazi iminsi akora ibiganiro tukabikunda ubu agiye kutumurikira umukunzi we official amazina ye kuko aho abaho twahamenye sawa reka muhe ijambo namwe abibabwira abazo umukobwa baba bariganye nawe muri primaire ababa bariganye nawe muri secondaire ndakeka uwo muntu ayo mazina nayavuga mu byukuri kandi yago uvugisha kuri ujye ubwiza kuri abakunzi bawe aba bakobwa biruka bakwiruka ngo dukunda ngagatwenge kawe ngo nkwe nuko biza ugasanga afite nk'umujama nka microphone yamuteye inda urumva ashaka kuza kuyikwegekaho sawa murakoze reka twumve Yago for real mu kiganiro Yago ijambo ni iryanyu nk'umuntu ugiye gupresenta imbere y'abafana bawe nka Yago for real umukunzi Amaji the Black urakoze cyane umukunzi wanjye nakubwiye ko aherereye mu Kabeza ka Kigali nabyo wari wabinsabye umukunzi wanjye akaba yitwa ntabwo akunda ko mbivuga mu itangazamakuru ko ngiye bibengoma ko mbivuga kugira ngo yumve ko ndi proud ye yumve ko mukunda kandi anumve ko nta wundi muntu mubangikanya nawe cyokoza pe urabyumva banza umechence aho ngaho nibyo nuko urabyumva asubuseka ikimana komeza nyine tumumenye umukunzi wanjye
ambabarire reka manze musebaze kuko adakunda kumvuga amazina mu itangazamakuru ariko ngiye kuyavuga kubera ko nabisabwe n'abantu bari hano kugira ngo nkomfirime ko ntari indaya nkomfirime ko ntari indaya mbaya nkomfirime ko nta bakobwa mbeshye ku ruhande mbwira ngo ndabakunda kandi koko ntabo niba hari n'abahari bazi babyandike ntago uwo mwanya njya nkugira man ukuri nibyo ukuri kuryohera amatwi fata mikro ujye ubivuga abantu banabyumva ukuri kuryohera kuryana mu matwi ikinyoma kikaryohera amatwi wayumvisha ndirimbo ngaho twagiye uburero turi kumwe sasa nta mukobwa nigeze mbeshya ngo ndamukunda ntamukunda yego kubera ko nta mukobwa niyize nandikira ngo mbwire ngo I love you bitandimo yego uwo nabibwiye azabyandike kuri iki kiganiro sinjya ntinya ukuri nako nanjye nkutanga nagusiba comment uwo nabeshye azabyandike umukobwa dukundana mbanje kumusaba imbabazi kubera ko atabikunda ariko ngiye kumuvuga yitwa Rudahunga Chari Esther mbisubiremo kugira ngo amazina batazayavanga mukayago yitwa uruda azumuraseka iki bro mukayago for real nagaraba mukayago kuko noneho ufite ko birashoboka ko ibihe nibihe ntago wari uzi ko rino joro turi burare tugiye lockdown sawa icyo ngicyo ubanza cyumva aruzi ko uri burya ifi nijoro oya wari wapanze ahantu uri bufate utunyama two mu nda ibyo tubyumve niyo mpamvu nanjye ngira ngo amazina batazayitira munsuhurize yitwa Rudahunga Chari Esther tumwubahe urabyumva Rudahunga Chari Esther ahantu uri Binyamata none se navuze Inyamata oya baraturanye Rudahunga Chari Esther ubwo umenye yuko yago arakuvuze ni kuranga muntu nta kabyinirira agira ntako ari akambwira ni mukayago ndakamuhaye mukayago Rudahunga Chari Esther akuzi ko Esther nanjye ari izina ryanjye man cyane wowe wabona muri kunkina agakino man ntago byumva irya kinyarwanda witwa nde amaji kuva twamenyana no kuva natangiye gukorana n'umuntu witwa Jaja yahise yishyiramo ko nkundana na Jaja ko ngewe unkwereka umugore wanjye se cyangwa ni Jaja ninde warobye ari Jaja azaniranga muntu yawe tumukunde Nadine niyo mazina ye aya nta bya tumukunde tumugire gute tumukunde Nadine niyo mazina ye wabona ari dukunde yago Nadine uziko mutumye mbitekerezaho murankanguye ariko uwo muntu witwa Jaja muramuzi I am Jaja kuri Instagram niwe mu photographer filmmaker uretse niwe mu filmmaker wa Yago TV show akuzi kari Jaja murakundana we warunu Jaja barakundana iki kiva kijya ko kitagiye Jaja murakundana ariko Jaja umenye ko ari nawe editinga icyo kintu ntago ari bugishyiremo izina ry'Imana ngiyewe reka nkubwize ukuri dore reka mbivugisha ukuri iki kimukire hano ko kitagiye ibi bintu nimuramuka mubivanyemo mujye muvugisha ukuri aya Jaja akundana na Yago ibyo biremejwe byemerejwe baranakorana baranahorana uri kumva baranajyana aho yagabri aba hari Jaja ibyo bintu mbitekerejeho kandi birakonfirma reka nkwereke noneho kandi uramukunda nanjye iki kiva kijya ko kitahagiye ko kitagiye kukubwira umugore wanjye yitwa Rufonsina Mukamanweri yego Françoise ko kitahagiye ariko yitwa ubundi Uwase Liliane hanyuma rero ibi bintu ninde wari uzi ibi bintu barabikatamo niba bikata nanjye ndi mu bantu bajya nago Jaja yabikata abantu mwirukanka kuri Yago mutuze mumenye ko ikintu cyo nabonye Yago yirirwana n'umugore we ahantu hose ibiganiro mu mwikora ibyo ngo bagutumiye ngo uraje ngo wigize akamisire gamabibona mwagiye gukora ikiganiro kwa Yago mwisetsa kugira ngo Yago bakunde Jaja biba biri kumubabaza
ariko nibyo uzi gutunga kamera umuntu uri kuguca inyuma, reka mbivuge ni wenda birababaza bamwe. Yago na Jaja biremejwe, abatari bazi ambazi Amaji na Liliane barabana n'umugore n'umugabo. Sabriane mana we koma nuko ko ndagatana oya nje nta kibazo pe nje mumbaza reka nje mbabwiza ukuri pe kwigwengeka mbendetse kwiwereza Amaji bantu uvuga iryo jambo rirangiye mbendetse kwiwereza kushaka kurakara rivuga ya ntabwo narakara rivuga rirangize nanjye mvuge. Amaji na Bruce Melody ntago tubanye neza, noneho mbivuge byeruye. Yo shaka uki mutabanye neza na Bruce Melody koko? Bruce Melody se ko nawe ari ndamukunda none. N'umukiriya wanjye mu bigendanye n'amafi mu muziki situbanye neza, ibyo ndabivuze. Yago na Jaja n'abantu bakorana ariko wivuga muri zari Papa cyangwa na Rocky situbanye neza. Abo bantu ntago ari uko mbaveba cyangwa ni inshuti zanjye, ariko muri serivisi zimwe na zimwe no. Ariko shano ukuri eka nkubwiza kuri Yago nawe bitware nk'umutwaro, niba koko ibyo bintu bihari uzabikore babare neza, kuko abo bose kuri njyewe ndabizi. Ibe Bruce Melody we mpora mutangaho ubuhamya rwose kuri njyewe mva ni imfura yigendera. Rocky na Papa cyangwa nabo ni izindi zigendera. Amaji nawe ni indi yigendera. Ubwo rabo bantu yazo rero yakaba Yago TV show umva nkubwire ntago banza uvuga ijambo ryo dufite umunwa bakubwiye ngo Imana ikubajije ngo ukoresheje iki wasubiza. Njyewe nk'ubu ngubu muri iyi minsi Bruce Melody ninjye uri kumuzanira ibintu by'amafi. N'umukiriya mwiza cyane. Aho ni sawa. Yego chance. Papa cyangwa n'umuntu ufite indirimbo nziza. Filime za rock asobanura ndazireba. Ntago ari bwa bintu by'uburyarya, ariko babimenye. Wowe Rocky, we Papa cyangwa okay mwe mushoko mubanye neza wanjye tubanye neza pe, nta n'igitima kibi rwose, ariko mba nshaka kuba ndi kumwe wenda tuvuge ari service nshaka ko tuganiraho, kubabona biramvuna cyane. Rimwe wenda dushobora kuba tuba ahantu kure, ariko iyo umbwiye ngo tubonane izi saha izi n'izi nkareka ibindi narindimo no. Ibyo tuzanabigarukaho mu izina rya Yesu kubw'ubushake bw'Imana bazahuze pe nawe kandi uzabigemo. Brian nabikomeze kuko yambwiye ko yabitekereje. Oya urebe ukuntu yagakunda Jaja. Twabivuze abantu batazi Jaja bajya kuri Instagram yandike Jaja, urukumva ni umukobwa mwiza ufite agatayi keza ndi kumureba. Noneho reka makubite story dore agapfukamunwa si muri kukareba kaya nakabonye uri kumva agapfukamunwa niko Jaja yambaye kazuminga Jaja zuminga agapfukamunwa k'umugabo wawe nkavugeho nagari umugabo ariko n'umuntu bakorana mani akagapfukamunwa ndabyibuka hari kuri Noheli twagiye gusangira n'abana, ngewe nagiye kubona mbona baje batwambaye ngira ngo ni badge. Urukumva mbageze ndababwira ni se utu tuntu mufite nuduki ngo nudupfukamunwa muri Kigali mu bajama banje maje kugendana nabo niho abantu bafite udupfukamunwa dusa. None se ko batabana urukumva, none se ko ikiyaga taguza ke oya pana ku bana badakundana kandi nazanye nabo. Yego urukumva ngo wenda ushaka agapfukamunwa kawe niba ari n'agapfukamunwa rero kwanza nkakanga karimo ngo umuti ngo utuma gutabasha kwandura muri metero. Urukumva na Jaja ashaka ke urukumva buri gendaza agasanga Jaja afite amashokora akamwa ngo ni nisigaranye ngo ni Yago wazinzaniye. Wowe ufite ahantu ucukura shokora bye nyine byo kuzanira ngo umukunzi ngo nkwe ndabivuze kandi nimubikate nanjye kugira ubwoko noneho bikate Jaja
oya ngewe nanabivugira handi muratuma iki kiganiro nkireba nkirangize fata n'indi ya telefone mikorojene kamera gusa reka barate gato Jaja ni mwiza nago waba uhombe oya Jaja ni icyuki neza Jaja afite mu ndatoya ka Jaja ni keza pe ni keza karanakora amafaranga ya YouTube yose aza muri famiye yanyu ariko Jaja twamujennye 10 ariko nari binihangane navuga amaje navuga nuvuga ndakuvugiramo bitewe n'ibyo uvuze okay none se ko mwambajije umuntu dukundana nkamubabwira mufashe gute amazina y'umuntu nababwiye dukundana mukayavunjamo ayundi muntu none si byo uze kugenda usaba imbabazi byawe ku ruhande wowe n'uwo oya ibyo bishaka ko ari ibintu mwatekinitse Briseriye reka mbeseriye okay nago mbere wari uri seriye gukundana na Jaja reka mbeseriye ndeke kuvuga nseka mutavuga ngo harimo okay reka twumve ubuseri bibaye ngombwa ni nabwo bwa mbere ngiye kwideklara kuva naba yago ko nkunda umuntu ngavuga ngo ndagukunda man umuntu nababwiye yitwa Rudahunga Charlie Esther urabyumva ndamukunda niwe mukunzi wanjye ni nabwo bwa mbere mbivugiye kuri mikoro Jaja nkuko mwavuze ngo azabikata ibi ngibi umukunzi wanjye byamubabaza bijyamushimisha I don't care sibyo I don't care yanyanga atanyanga ariko ndamukunda n'ubwa mbere oya ntabwo ari Jaja ndimo kuvuga ndagira ngo utandukanye ibintu bya rero n'ubundi seriye ku buryo nk'ako kuni nawe ujye umbwira ngo yago iki kintu none ngiye mba nyivuze mbabaye none nanjye ubu ngunge mbaye seriye cyane nago mbabaye ndibona ndi seriye nkunda nako nkundana kuko ndamukunda kandi arankunda uretse nakumvisha ukunda imikorere ya Jaja bayitonze nsoze ariko ugakunda reka nsoze nkunda Imana inabigenje neza yambera umugore ntabwo njyewe nakwifata ndamutse nkundana na Jaja ngo mvuga amazina y'undi mukobwa ku ruhande kuri mikro gusabe service imbere y'abantu yego ma nimero ze tumuhamagare mubaze gusa nagakunda ngo kujya mu itangazamakuru ni utama nimero ya Jaja kuba navuza amazina ye sibyo nayo wahimbye none se ubumvuze ngo papa wanjye yitwa Dusenge Emmanuel wabihakana okay niba mwanze kwemera ko uwo nababwiye ari yago wafashe ibyo byose bayitonze amaje oya nari mvuge nyuma y'ibyo byose Jaja ntago ndi bumuvugire sibyo Jaja ntago ndi bumuvugire Jaja we ari inyuma ya kabiri kandi batwanamujennye none ntago ndi bumuvugire wazabyivugira abakunzi benshi ntabwo ndi bumuvugire wazabyivugira amezi tugiye kuzuza amezi agera nko mu 8 9 gutyo ngurana na Jaja sibyo Jaja ntabwo mbivugiye hano nyine abantu babyumve nibwo bwa mbere nge nabitangaza ntabwo nkundana nawe none ikindi kandi bayitonze none ikindi kandi nta nubwo bishoboka kuko Jaja yaje ngewe mfite uwo nkundana nawe ari nawe tugikundana ubu ngubu urabyumva ari we witwa Esther Rudahunga Charlotte cyangwa se Charlie iyo bari hinyeri Charlie urabyumva mbisubiyemo oya baravuze ngo afite undi mugabo mbisubiyemo inshuro zirenga 8 nkunda umukobwa witwa Rudahunga Charlie twabyumvishe ahubwo Charlie nagura akantu kuko twamenye ko cyangwa se wa mukobwa we ngiye bame nimero yawe mobile money yanjye ni nzima dutumye yago atobora akavuga noneho nibi bintu bya biri bumujene ariko nagomba nibubikuremo mani ni ihangano none ubu se erego we uri umustar ubu ngubu nyine ari bwerekane ko byamujennye yigire zimwe zabo se naguzizi zo kwigirisha ngo urabona ngo none se yubatse etage zingahe zituma batamuvuga yubatse etage zingahe kurya vuga ngo nagashaka bivuga ahubwo baraje none ahantu ari burare ele ahubwo wari waratinze kumuvuga ubu none haraje abwira abantu bose azagakatinga kabika nimero zanjye nkoresha kuri mobile money umva yitwa tumukunde Rudahunga Rudahunga reka nanjye umfashe mu kudahunga ubukene nimero zanjye kuko ari njye utumye umuntu mukundana atobora vuga izawe ngewe barazizi zihoraho 0780 udufashe 610051 kugira ngo uzi ko wari warifunze uzi ko yari yaragumye mu hano kumurekuye ukamuvuga ikibazo nuko mwanze no kumwemera nicyo kinamba oya nta kibazo turabyemeye kandi impamvu tutabyemeye neza nuko ntago tumuzi
hari ubwo se ari muri wa wundi muri Charly na Nina sinumvishe ngo bashatse umugabo ngo wundi ntabwo ifoto ye wemerewe ntabwo ifoto ye turi buyerekane kuri kamera ariko njyewe ngiye kumubereka nimuzabona undi utandukanye n'uwo mbabwiye muzamenye ko muri kino kiganiro nagiraga gute yitwereke turi kumwe nuyishyira kuri kamera banza ni telefone hariya nari nayicaginze hariya bayinza Olivier yinzana phone hari ngiye kubereka ifoto ye nimo namushima mumushima nimo namuga mumugaje nuko twagaya ntago twagaya boro zawe gusa icyo nzi cyo abakobwa birabashimisha ngiye kubibaza ntago nebaze ngo tuze ngo dupinge n'iki n'iki oya nago twamugaya urukundo yahimbye mugiye no kureba ko ayo mazina koko ariyo agira mobile money muri telefone ye wanditsemo Charly uretse nkwereke telefone uyireba agira mobile money mwoherereza amayinite reka kuko irimo password reka nyifungure uyireba ngiyi phone yanjye ku bintu byo kwirwa mubeshya abakobwa no naringize ngo ni Kelly ya dance sibyo ndayifunguye reba komeza ucume agira mobile money ayo mazina ndi buyabone ndamwoherereza amayinite ya 500 ndebe ko ari we kugira ngo bereka amafoto ye ntago turi buyerekane hano kuri chat ntago yaba ataraguhamagara yaba yakwandikiye urabyumva oya ariko nanyanga zaba memuki turi hano hejuru narana namustokinza hora Charibu urabyumva yego hano hejuru katire niba ko mbona mwashyizeho uruhinja mwarabyaye babitonze nago banshishurira indirimbo ngo bibahire dukomeze yegeze rugeze imbere bayitunze ariko urabona ko ikiganiro tuzakora ikindi I feel you baby I feel baby babarira none se twereke ifoto ye bayitunze noneho yego mana we uri kumva ibintu uri kwandika ko turi kubisoma ni wowe banza ari byo we Jaja se ko nta phone afite Jaja mfasha gutya nkwereke nyereka nimero ziherwa ze kuko ni za Jaja ndagira ngo mubanze mubone uburyo ziherwa na 16 arengana uretse gatoya ako wakitonze uretse amaji turebe ifoto wowe aba bantu bazi utuntu tw'idukora nimero zerwa na kangahe mpite nkwereka izaje shanaga ari kubeshya nuko reba rudakangwa Charly Esther ayo nibyo rudakangwa kandi bavuze ngo anyereke nimero ze ngaye baza umuntu ewe rudakangwa Charly kankuremo film hanyuma ntabwo ndi buture bwerekana amafi reka turebe sha nago screen sibyo ewe nago tubyereka binyemerera wakuramo na marinette ahubwo ziyite gafi nirobe kanire sibyo sha nago Jaja afite inyinya disi uyu mugore afite inyinya ariko se ko mbona najya ngo abinaha anakabakabe zabivuze yego akubise umukobwa uhimbye hano naga ari mu Rwanda ariko sibyo cyangwa ujye vuga ngo nari yatembereye sibyo ashaka kujyana ngako shakundana n'utuntu duto ni za size okay ibisobanuro amazina wayabonye iyo nza kubeshya Esther cyangwa Charly dukomeze ikiganiro turabyemeye fata turabyemeye niba amaji abyemeye amaji urabyemeye biragoye kubyemera ariko ndapfuye ko ariko nibyo nta kibazo kugira ariko ahubwo tukiraho hanyuma se mwebwe oya ndashaka ubanze wemere nibarize ninjye munyamakuru ntari imbaza oya ndamubaza kwigana ubwo urumva ucyane kumbaza nk'ibyo nakubajije ntari bingambaza ibyawe reka nkwibarize amaji wemeye DJ Brian oya tuganire nkanjye nawe eske njyewe nitwa Hakizimana Mani ndi umuhanzi nyarwanda mfite umugore witwa Uwase Liliane yego si ngombwa wenda ko abo ngabo bazamo muri ibyo ariko eske wowe bimeze bite okay njyewe njye mvugisha ukuri njyewe mu minsi yashize oya ntago nabeshya kuko nanjye nabahatirije mumbwira ibyanyu reka rero nanjye mbabwira ibyanyu kandi by'ukuri mu minsi yashize mane rero nifitiye umuntu dukundana pe yesu dukundana urukumva dukundana pe mbona nta kibazo kirimo nyine urabizi ko byo gushwana by'abantu bakundana ntago biburamo ejo bundi yaricaye wenyine ku giti cye twicaranye ubwo nyine kuko mu minsi yashize twarashwanaga sometime akambwira ngo ntago mukunda
ngo yango nago nkunda n'ubundi ngo ndabizi nkamubwira ariko man ngenda gukunda tu n'umujama yego ntukazajye we umatiriza kukubwira ko ntagukunda kuko ushaka kunyumvisha ko ntagukunda ugatuma ahubwo ngiye numva muri ngiye bivuyemo ubwo rero kwihangana byaramunaniye akomeza yisetinzemo ngo nago mukunda ngo n'iki ngo mpora kuri telefone cyane kandi mu by'ukuri gora kwanjye kuri telefone kugira ngo mvugane n'abantu batumye mba uwo ndiwe kuri uno munota ubwo rero yarambwiye ngo ngabaye abivuyemo ngarabona ngo nabona nyine ngo mbigarutsemo kandi nanjye rwose kubigarukamo sivubaha urumva nyanyanze ntacyo mutwaye anyanga yishyizemo ngo ngiye ngo simukunda we wenyine abyihatirije kumbwira ko ngiye ntamukunda ubwo rero ngira ngo nta n'ibyo tumaze iki cyumweru kirarangiye mu cyumweru cyashize kibanziriza iki turangije ndumva aribwo ibyo bintu byabayeho hari nko kuwa kabiri oya kuwa kane kuko twese tujya kuwa gatanu ko nifite akazi ndumva aribwo yankujeho ubu rero nakujweho kuko niwe wabinsabye ntabwo ari njye wabimusabye we yanyanze avuga yuko ngo n'ubundi ngo abizi neza ko ngewe ntamukunda ubwo rero nukuvuga ngo hashize icyumweru gusa turavugana gusa wenda gusubirana nibyo byaba ikibazo kuko numva niba umuntu agutaye avuga ko utamukunda n'ubundi nawe mwasubirana yazakomeza kuvuga ubu rero single urukumva kandi ikindi nje hari abantu birirwa mbona nejo narabibonye muri komenti ngo Briane ngo n'umurezibiyene ari abantu banyita umurezibiyene bitewe n'ukuntu nambara ariko njema nago mamona ko ari ibyiki ndusha ubwiza zikarage mu nguti ya mbemeze twagiye none ndashaka kumubaza akabazo kanyuma ubwo bimeze nka formule ya yago n'ubundi uwo muntu yabagahe abahehe yego iwabo ni ku Muhima uwo muntu wagukatse sorry apana oya butse oya impamvu ari ku Muhima arindira mu kiyovu cy'abakene urabona uramanda mushyashya yigo urabona amanda bashyizemo mushyashya uragenda ukagwa ku Muhima we rero ari hagati yara mu kiyovu no ku Muhima wahita ku Muhima wahita mu kiyovu cy'abakene niho atuye niho iwabo mwerukana ryari buriyamba bari mu duherukana ryari nejo twari turi kumwe ariko kuba twari turi kumwe ntibivuze ko dukundana ko n'ubundi urumva ko yaranyebeye njyewe sinkunda gutandukana n'umuntu ngiye nakubeshya aba ex banjye bose turavugana ni inshuti zanjye iyo mfite ikibazo ndababwira nabo bagifite bakambwira ntago nge ngira mu nyangire muri njyewe kuko si nge waremye umuntu yagose ibyo niba dutandukanye kuko gukundana kwanjye nawe byatunaniye ntibivuze yuko no mu bundi buzima busanzwe byakwanga ubwo rero urumva ni homi yanjye ubu right now ni homi yanjye urikumva ni G yanjye kandi tunahuye nose ni byadanje muhuye ntago ari mubuye buryo none se ubwo nushaka guhura nini gaceceka wowe abakobwa bose urongorana nabo ni Liliane bitwa ba Liliane abakobwa bose abaratse se kudidimanga ugiye kuvuga yuko urongora umugore wawe wenyine baca umugani mu kirundi ngo umwongo umwe wonza inyoni ahubwo noneho bakanaca undi mugani ngo buretse nanjye mbandi nca umugani mpite nkomfirima uwo mugani ngo icyo utazi kikunywera inka bivuze ngo iki rero ukuntu ndabyemeye urumva wowe uko ubitekereza wenda system ugenderamo hari ukuntu ushobora guhita ukomfirima ko none se ngiye ko nabanje muri introduction nkamukubwira akamaji uzi ukuntu ameze nk'umuntu ntago ari ndahita nanjye mvuga nk'ukuntu umeze no official amaji ameze nk'umuntu waba afite umugore ari kumuzonga sorry uzabaze maze uretse se ngewe impamvu mbivuze urabona ubundi kugira ngo wemere ubundi ubaye udaca n'umugore wawe nk'ubu ugomba ko uri umusitari ugomba kugira ibyuki bikuhora bigushagariye ukumva ukibeta nyine rimwe na rimwe sometime bikana butabiteguye rindira kandi ufite umugore uramukunda pe utamukunda ntiwamuvuga hano uramukunda rwose ariko hari ukuntu uba ufite umugore akaguhagata warya akavuga ngo wariye telefone ngo wiriwe kuri telefone uvuye kwa DJ Brian gukora iki ntanibuke ko nanjye nimereye nk'iniga wenda njye ari n'ubujamo twahujwe n'ikiganiro cya Yago ugataka gushyira ku rusaku ahandi no kuba wajya ku wundi mukobwa umva ukaba utanabishobora none se ugiye ku mugore wawe gusa mvuze
ntago wambeshya mani, ntago wambeshya ngo uri umugabo nawe muri kubibona hano, ngo uri umugabo ngo wirirwa ubeshya umugore wawe ngo rata ngo newe wenyine, urukumva hari ubwo biba. None se wabura umugabo, erega abagabo bagira irari mani, ni ibintu bizwi kandi ni ibintu byikora, muremanywe nabyo. Abagabo bagira irari, ukabona icyana hano ukumva shukuye kandi ugashukura ufite umugore wawe Liliane. Umwongo umwe wonza inyoni, ahantu inyoni itorera ari hamwe irananuka ikwenda guhwera. Mani ubugomba nese wahora urya ibijumba, ubu aya mafi ifi ntiryoha, ubu narya ifi uyu munsi nkazya ku itariki 31 nyiri igifi, mujye mucanga mani, mushyiremo n'ubwo bujumba, mushyiremo ni nabo mwisi.